بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. tubanje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, Imana ishobora byose mu bihe byose, yo mugenga wa buri kimwe icyo ari cyo cyose. Nyagasani Imana, turagusaba ko wadutera inkunga mu byo dukeneye hano kuri iyi si, unatwunganire mu byadufasha mu kukumvira ndetse no kukugaragira nyabyo. Amahoro n'imigisha nibisakare ku basozeje umwana n'abahanuzi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abazakomeza gutera ikirenge mu cyabo, twinginga Allah yuko adushira mu beza yateganyirije ibyiza ku munsi w'ibihembo. Amma ba'd. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yaravuze iti: uw'Imana ishakira ibyiza imuha gusobanukirwa idini. Ni muri urwo rwego dukomeje n'isomo ryacu twatangiye ry'uruhererekane rw'amasomo y'ibanze ku bigendanye no kumenya no gusobanukirwa isala y'umuyisilamu uburyo ikorwamo, nk'uko twabibonye muri hadithi zatambutse mu cyiciro cya mbere cyangwa se mu kiganiro cya mbere cyari kirimo introduction, muqaddima. Twaganiriye ibyiza by'isala, tugerageza kubivuga mu ncamake, tuganira nanone icyo tuzigaho by'umwihariko ku bigendanye n'isuku, tugaragaza yuko ibice bibiri ari byo tuzitaho: isuku yo ku mubiri n'isuku yo ku myambaro naho ugomba gusarira. Ahangaha uyu munsi insha Allah ta'ala muranyemerera dutangize ikiganiro cyacu turebera hamwe imyanda muri rusange, ariyo twita najis n'uburyo isukurwa. Igice cya mbere ni icyo ari cyo cyose umwanda tuganiraho kuri uyu munsi, cyangwa se igice cya mbere duhereyeho ni icyo ari cyo cyose cyasohoka mu bwambure bw'imbere cyangwa ubw'inyuma. Ni ukuvuga ngo ni icyo ari cyo cyose, ni umwanda uwo ari wo wose usohoka mu bwambure bw'imbere cyangwa se ubwambure bw'inyuma. Urugero: inkari, amazirantoki, amaraso, madhi ariyo matembabuzi aturuka mu bwambure bitewe no gutekereza cyane imibonano mpuzabitsina, ndetse na wadi ariyo matembabuzi aturuka mu bwambure nyuma yo kwihagarika. Ubu bwoko bwose tumaze kuvuga bw'imyanda ituruka mu bwambure bwabo bw'imbere cyangwa ubw'inyuma, uburyo busukurwa: icya mbere, iyo hagize igisohoka mu bwambure bw'umuntu, abanza gukaraba ubwambure bwe neza n'amazi, aricyo twita istinja cyangwa se gustanji, cyangwa agakoresha icyayasimbura aricyo twita istijmar. ni ugukoresha ikindi icyo ari cyo cyose cyajya mu cyimbo cy'amazi bitewe n'impamvu yatumye udakoresha amazi, urugero nk'ikinonko cyangwa ikindi cyose cyasimbura amazi. Icyo gihe ukabikoresha inshuro 3 kuzamura kugeza igihe ubona ko umwanda washizeho neza. Icya kabiri, iyo iyi myanda narisi tumaze kuvuga iguye ku myambaro cyangwa yakoze ku mubiri, uhoza n'amazi meza kugeza hashizeho impumuro n'ibara n'uburyohe. Uretse madhi ariyo matembabuzi aturuka mu bwambure bitewe no gutekereza cyane imibonano mpuzabitsina cyangwa se kuyikora, ndetse n'inkari z'umwana muto w'umuhungu utari watangira kurya, kuko byo biba bihagije kumenaho amazi gusa ukahatosa utahafuze cyangwa ngo uvugute cyane nk'uko uriya mwanda wundi twabonye ko bigenda. Icya gatatu nanone, iyo umwanda atari mu bisukika, iyo umwanda uri ahantu ariko atari umwanda uri mu bisukika, icyo gihe ugomba gukurwaho wose nyirizina, ugahita uhasuka amazi menshi aho wari uri kugeza ubwo amazi aganza wa mwanda cyangwa se bya bisigisigi umwanda wasize aho wari uri. Icya kane, iyo inkari ziri ku butaka cyangwa ku mukeka usengeraho, uhasuka amazi menshi ku buryo amazi aganza uwo mwanda. Icya gatanu, iyo umuntu agize ikimuvamo muri biriya twavuze haruguru, isuku ye yari afite mbere y'uko kimwe muri biriya bimuvamo, ni ukuvuga ngo yari yatawaje mbere yaza kujya kwihagarika, cyangwa se aza kujya ukenera kwihagarika bikomeye, cyangwa se aza kuvamo cyangwa se gusohora nk'uko twabibonye mu byatambutse. Icyo gihe yasuku yari afite irangirika, bikamusaba yuko ajya gustanji akongera akavugurura gutawadha kwe, cyangwa se agatawadha bundi bushya.